Ndabaramutsa bene data, ndabaramutsa muri gitondo kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Ndashima Imana cyane muri cyumweru twatangiye. Ndashima Imana ku buzima bwacu, ndashima Imana ku bw'ubuzima, mbega ku buzima yaduhaye muri Kristo Yesu. Ndashima Imana ko igiturinze amanywa nijoro. Ndashima Imana ko imigambi dufitiye ari myiza. Ndashima Imana ko kubw'urukundo rwayo, imbabazi zayo zihora ari nshyashya buri mu gitondo. Ndashima Imana muri byinshi bene data. Imana yacu ni nziza, niyo gushimwa, niyo kubahwa, niyo guhimbazwa, niyo guha icyubahiro. Imana yacu ni nziza, ni nziza uko biri kose. Haleluya. Imana yacu ntabwo ihinduka, ntabwo ari ibihe. Haleluya. Ntabwo ari ibihe ngo bihinduke, ntabwo ari haleluya amaguverinoma avaho akajyaho ya agahindura hoya. Ni Imana y'ibihe byose. Haleluya. Uko yari iri ni kwizahoraho. Urukundo rwayo nuko, ubuntu bwayo nuko, ineza yayo nuko, nta na kimwe gihinduka kuko ni irisa. Haleluya. Niyo mpamvu rero bene data, wowe wakiriye umwami Yesu nk'umukiza wawe. Haleluya. Ntukagire ubwoba, ntukagihangayike, ntukacike intege. Hari ibintu byinshi ureka kubera ko ufite umwami muri Kristo Yesu. Hari ibintu byinshi ureka kubera ufite umwami Yesu Kristo. Turi abantu badasanzwe, turi abo twatoranyijwe n'Imana igihe nka kino. Haleluya. Twahawe agakiza tugakeneye bene data. Duhabwa ubuzima muri Kristo Yesu. Ni gute se Imana yacu atari nziza? Ni gute se navuga ko Imana yanjye atari nziza? Ni gute se haleluya kubera ibibazo n'abandi gucamo navuga Imana yanjye ko yantaye, yanyibagiwe? Kandi ijambo ry'Imana rimwe ngo ntabwo izanyibagirwa. Nubwo muri ibyo bibazo nabicamo, iri kumwe nanjye. Bene data, tugomba kugira revelation ikomeye cyane kuri uyu mubyeyi twakiriye. Tugomba kugira ubumenyi cyane bukomeye burenze kuri uyu mubyeyi wacu. Haleluya. Kuko iyo umuzi haleluya, hari ibintu byinshi wirengagiza no kugeza mu buzima bwawe. Hari ibintu byinshi bitagutera ubwoba, hari ibintu byinshi bitagukanga. Isi ikora rero haleluya ni ukukuzana ibintu gukanga, bigutera ubwoba, bituma udatera imbere. Haleluya. Ariko Imana yacu ni yera. Imana yacu igira imbabazi. Imana yacu ifite imigambi myiza. Imana yacu niyo kwiringira ibihe byose. Hari ikintu rero, hari ijambo ushaka dusangira mbere na mbere ngo tuganire kuri iri jambo. Haleluya. Riva muri Filipian 4:4. Haleluya. Wa Filipo 4:4. Haravuga ngo mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Yewe nongeye kubivuga nti mwishime. Mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Ntabwo ari iminsi imwe n'imwe, ntabwo ari wa munsi wenda wumvise wishimye ukumva karekare